umuntu tutse gusenga w'imbumye imbumye tutse mu cyuma cy'amasengesho twamusengera tumaze kumusengera arahumuka ngo umuntu w'imbumye umukecuru ndago yarebaga kandi arashaje cyane wumva kandi ndago yarashaje cyane yafite no se mu myaka 50 bashaje cyane uri kujya guhuma ya 50 hoye no 90 nagaro guhuma n'ukuri ono yarivuje amaso byaranze tamusengera arahumuka tunga dusenga umuntu waje ari umusazi tamusengera nawe narangije nawe abasha gukira yaje ari umusazi yasaze igihe cy'imyaka igeze muri 6 Yes, bakunzi ba Concord TV show mu karere ka Musanze mu murenge wa Rwaza akagari ka Nyarubuye umudugudu wa Bukoro niho twicaye nkuko nabasezeranije uko ntazajya mbicisha irungu nyine navuye mu mujyi wa Musanze umurenge wa Cyuve nza hano gamba shakire umukozi w'Imana Ndagijimana Pastor Ndagijimana Jean Claude niwe turi kumwe ko sinabura gushimira abantu bakanze subscribe mukadushyigikira twatuko umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ndagusuje ngo Imana y'amahoro nibane nawe kandi guhe umugisha mbere uko dutangira eka dusabe umukozi w'Imana Pastor Claude Ndagijimana abanze yadusengera kugira ngo Imana ituyobore ni karibu. Okay, murakoze cyane. Mana twagushimye uyu mwanya nga Imana twinjye mu jambo ryawe uturengere utwambika imbaraga zawe ufashe mwami mwamese mwami mafashe Kongorode nufashe na mwami na Pastor Claude sekara bw'icyonyinga Imana guhagarika abazimu n'abadayimoni garika imyuka mibi koze kuri witeka Imana koze kubyumvishe n'izina rya Yesu rakoze amen. Amen. Nkuko naye babwimbere ya kamera turi kumwe na Pastor Ndagijimana Jean Claude inyuma ya kamera kuri mikoro muri kumwe na Hatumimana Concorde. Pastor tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yesu abaho umugisha cyane. Amen. Imisi yaribaye myinshi tutabona na buryo haciye kwezi abantu badahura kwezi ni kunini. Agavuga ngo nijoro rimwe ribaruwa riraye none nkaswa amajoro arenze 30. Boriya. Ndanezerewe cyane kandi ndishimye. Yego. Gina bakumbuye ndababura. Yego. Ndanabisenga cyane batari ko bagabo. Abagabo byagenze gute se baratwanze twabatutse nyine nibaza uburyo byagenze ndabibura rero no bitewe ko mu cyako ko namayita bari ikibazo no kwira ku muhanda ngo tubona amayita bari kose hatari kose abagabo bizagenda gute ariko nababonye numva ndishimye cyane Imana ishimwe mwadutunguye ariko nababonye bitavuga ati burya babagabo bacyadusirikana yego Imana ishimwe cyane murakoze natwe tuba tubahoza ku mutima niyo mpamvu tuba twaje kandi pe ngira ngo ndacyari muto ntago ndi umuntu wo kwicara hamwe imbaraga Imana yampaye ngomba kuzikoresha mba ndi kugenda hashoboka hose Burera Rubavu Nyabihu na hano Musanze kenshi naho dukunda gukorera ni wabaje icyo kibazo mbese ko mwibanda mu majyaruguru no mu burengerazuba niho ubushobozi bwacu bugeze kuko turacyatangira umuntu agitangira rero ntabwo abaraguka cyane ariko ko ubushobozi buzajya buboneka mu majyepfo umujyi wa Kigali za Rusizi Uganda Tanzania mu mahanga hose arashoboka tuzajya tugerayo kugira ngo twamamaze ubutumwa bw'Imana ni byiza cyane ahubwo twe twarakwanze ahubwo twari turi ahandi twagiye ahandi ni byiza cyane yego ni byiza cyane pe ni byiza uko byagenda kose iyo umuntu agitangira gutanga biravuna yego unugene rurero cyane gutangira biravuna urana president wacu kwango bibaka igihugu yego byamuvunye cyane byamuvunye ku buryo budasanzwe ariko aho abakigeje tubishimiye Imana yego Pastor bwa mbere tuganira ndabyuka ikintu nkwibukiraho nukuntu wasengeye umuntu wari umuyobozi ndumva ari umudepite we warabuze urubyaro yego Imana ikubwira ko agiye kubyara ikubwira n'igitsina azabyara n'igihe azabyarira n'igihe azasamira biraba iryo joro uko
ikintu cyandunguye twasenze mara tuva tumujye kwiryamira yego iryo joro ararasamye hase vuga ati Imana irahamba hase vuga ngo Imana irahamba hase vuga ati burya Imana nakuri tavana umuntu nukuri cyane kabisa none nkabaza ntese nyuma yaho duhuriye ibyo ni ibitangaza Imana yagukoresheje tutarabonana kuri Concorde TV show ngo tuganire nyuma yaho nta bitangaza Imana yagukoresheje kugira ngo ubisangize abantu abarugushima Imana ntago abarukwishima nta nubwo abarukwitaka uvuga ngo ubwami bw'Imana bwa mama yego nyuma yaho duhuriye umuntu tutse gusenga w'imbumye imbumye turi mu cyumba cy'amasengesho turamusengera tumaze kumusengera arahumuka ngo umuntu w'imbumye umukecuru ndago yarebaga kandi arashaje cyane umva ndago yarashaje cyane yafite no mu myaka 50 bashaje cyane uri kujya guhuma ya 50 hoye no 90 ntago guhuma n'ukuri ono yarivuje amaso byaranze tamusengera arahumuka ko kanya ahita humuka umugabo bari bamuzanye ahita ngo tubonye Imana idasanzwe yamaze imyaka ingaha atareba yamaze imyaka igera muri 5 byarahumye gutya yarahumye neza yarahumye yarahumye tunga dusenga umuntu waje ari umusazi tamusengera nawe narangije nawe abasha gukira yaje ari umusazi yasaze igihe cy'imyaka igeze muri 6 ari umusore mu musengera naho bamuzima ni muzima ubu ni muzima kuko ni waba kwitegura kuza kudusura bakureba kudusura yego Imana ishimwe Imana irimo ikora imirimo itangaza kandi Imana irimo ikora nukuri pe cyane dukwika Imana iracyahari yego kandi iracyakora ibitangaza abantu babyugiye mu cyiko kuma umuntu avuze ngo yewe ngo Imana ngo yari iriho mbere umuntu si yigihari rekada niyo aho kunuka abantu bibagiwe gutetima muri guteta Imana hari gihe buriya aho Yesu yatangiraga rwa rugendo rw'iminsi 40 atajya atanywa so kujya abuze icyo kujya yego kuko kwasari iyo byinshi cyane yagomba kurya ariko yatangiye rwego kubabazwa kugira ngo yitangira abantu rero hari no gusenga amasengesho yo kwiriza ubusa no kwiraza ubusa urimo kugira ute urimo usengera imbano zawe kugira ngo Imana ikuze imbano yawe ariko umuntu uzasanga umunyamasengesho aho ahereye kuwa mbere ari mukujya ukwezi gushira atayafata n'ibihe by'umunsi umwe kandi burya umusirikare kugira ngo umusirikare atsinde urugamba nuko ahora yitoza yego kuko arayitoza kuko hari umwanzi azajya guhangana nawe hari umwanzi azahangana nawe wa mwanzi azahangana nawe umurushiki umurusha imbaraga no kwitoza mu mashyamba bivugitse n'umunyamasengesho nawe akwiye guhora aho ugomba guhora asengera imbano ye kugira ngo Satani atamwataka akamukubita hasi aho ujya gusanga umunyamasengesho nimba avuye ku ndamwe agiye ku yindi ndambwe aho kugira ngo afate igihe cyo gusenga aho kugira ngo afate igihe cyo gusenga aho kugira ngo afate igihe cyo kuba imbere y'Imana aho kuba wahita abivamo namara kuva mu by'Imana aho wumva ati namaze kugira yonja byararangiye anywa inzoga asambane ntangiza ajya ati ndacyara umukozi w'Imana we yamaze gupfa yamaze gutambika ibirenge ngo gutambika ibirenge no kuva mu by'Imana ukakora iby'Imana itagize ute idashaka ese pastor iyo umuntu ari mu bihe by'amasengesho niyo atabirimo aho nibura usenga ukirukana imyuka mibi kagenda cyane n'iryari ureka ngo ubyire umunyamasengesho uvuye mu bihe atandukanye n'utavuye mu bihe yego batandukanye cyane uko muri bya bihe avuyemo hari andi mavuta Imana imwongerera hari izindi mbaraga Imana imwongerera hari izindi mbaraga Imana imwongerera kuko handi nimba wenda yarebaga hariya mu ruhengeri ari hano
arareba inyuma y'uruhenge arareba Kigali yego kuko hari andi mavuta Imana yamwongereye hazi n'imbaraga Imana yamwongereye yego niko bimeze kuko batandukanye cyane batandukanye na wa wundi utari mu bihe kuko byagenda kose nimba wa wundi utari mu bihe wari utari mu bihe udushaka turi mu cyuma cy'amasengesho ubona abantu dukuri bazatwirana n'abanyamasengesho benshi cyane umuhanuzi uri mu cyuma cy'amasengesho uri mu mwuka w'Imana harimo abahanuzi 30 29 bashobora kutabona ibya wundi ari kure ko wandi akabibona kuko ari mu bihe wari mu bihe kuko umuhanuzi uri mu bihe by'amasengesho uri mu mavuta y'Imana byanga byakora ndamuntu mwishushanyaho ndamuhanuzi mwishushanyaho wavangi wamaze kugwa namuvangi wamwishushanyaho kuko afite imbano idasanzwe afite imbano kuko hari muri amasashasho ngo hebwe guhabwa n'imbano y'ubugenzuzi akagenzuza izindi mbano kuva uwo muntu rero abafite amavuta ndanumurozi winjira aho hantu ndamusama yinjira aho hantu kuko afite amavuta y'Imana Mimake tubwira abahanuzi ngo ibiryo bike amasengesho menshi mayonezi makeya amasengesho menshi uko ari agira mu mugagade batenziria amafete n'amakoroni n'akanyama ati byo gusenga mbyihorere ati kuko ati nateganganye narabibuze ugasanga yibagiwe Imana yabimuhaye rero handi yaguye yibere mu mayonezi no mu makoroni no mu nyama aho ngaho ni Imana imukubitira naho Satani amukubitira akagwa Satani kamwishima hejuru hakaje ko ngo Satani ngo yinyishimeje ngo ningwa nzabyuka reka da burya nibwo uzabyuka ko wagize ute wanaguye yego kuko umwenda watewemo ikiraka nutarakigiyemo ntabwo iyo myenda ibimeze kimwe ntago byahura ngira abantu ngo have Satani yishimeje ngo ningwa nzabyuka ngo n'igiti cyatumwe kizonga kigashibuka ariko kiba cyatemye kiba bagitemye yego babagiciye umutwe kizashibuka ryandise igiti cyatemwe cyakitatemwe byakubikura kimwe oya bivugitse ngo rero uyu munsi wa none ngira abanyamasengesho badukurikiye n'abazadukurikira yego biyongera agafu ko gusenga kuko igihe turimo kiragoye aho ni ku banyamasengesho ku bahanuzi abahanurirwa bo bahanurirwa nabo bongeye byo gusenga kuko ni usenga Imana ko byagenda zo gusenga Imana Imana iza gukora ibintu bitangaza Imana izanakugirira neza cyane kuko Imana nose niba ufite ikigeragezo ukabuteye gusenga ukabugusteka batugoteka umunyamasengesho ati umunyamasengesho azavubuna kazanzengere hajye naho manzi ushira hakawe yego naho manzi ushira hakawe naho ubwo wisengere uko nabwo ku giti cyawe n'uwisengera ukisenga ku giti cyawe Imana izakugira neza cyaza gutabara izakurengera kuko wa pastor no kuvuga ngo ari abasenga abahanuzi ari abahanurirwa ibiryo bike amasengesho menshi urebye naho ruzingiye yego kuko byanga byakunda umunyamasengesho birimo neza byanga byakunda ragaragara yego ndabwo yagiye guhangana na Satani aramutsinda ariko umunyamasengesho ubirimo ashobora kujya gusenga nk'urugo rw'umuntu rwatewe n'abadayimoni kurutegura yajya kurutegura agahangana na dayimoni bakakayisohora akayivuka umuntu agasigara ufite umutekano ariko aho utabirimo neza agira yareba birimo agabati ibintu nabyiteza nabyiteza kuko imbaga afite ndaguzigizute imbaga afite n'ingenda uzimwemera yuko yahangana na dayimoni yego pastor katwigiye umwanya w'ijambo ry'Imana yego dusome Yesaya ya 45 ku murongo wa 5 Yesaya ya 45 ku murongo wa 5 yego Yesaya ibice 45 dore ku murongo wa 5 mutwe w'amagambo tubusomera icyo byadutwara ikibazo ibyakuro n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka yego murongo wa 5 ninjye Uwiteka nta wundi nta yindi Mana ibaho itari nje nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya
kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho itari njye. Ni njye Uwiteka, nta wundi ubaho. Ni njye urema umucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Ni njye Uwiteka, ni njye ukora ibyo byose. Wajuru we, tonyanza n'ikirere gisandare, gukiranuka kuva mu ijuru. Isi nikinguke babonemo agakiza, imeremo no gukiranuka. Njye Uwiteka, ni njye wabiremye. Utonganya iyamuremye azabona ishyano, kandi ari urujyo mu zindi njyo z'isi. Mbese ibumba ryabaza uribumba riti urabumba iki? Cyangwa icyo urema cyavuga, cyangwa icyo urema cyavuga kiti nta ntoki afite? Amen. Amen, amen. Amen. Ati nzawukenyeza nubwo utigeze kumenya. Nzagukenyeza, Imana izagukenyeza nubwo utigeze kumenya Imana, ariko Imana izagukenyeza, Imana izagutabara, Imana izakugirira neza cyane. Wowe dukurikiye umunsi none wari wihebye ubona ko biko byacece, ariko Yesu yavuze ngo nzawukenyeza. Wowe kuro ni wowe ngurikiye. Nzawukenyeza nubwo utigeze kumenya, nzagutabara, nzakurengera, kuko nzabana nawe. Uyu munsi wowe utonganya Imana yakuremye, wari gutonganya Imana yawe kwitonganya. Imana yawe irakuzi, Imana yawe iragusobanukiwe. Imana izawukenyeza ngo ndetse ibinizo by'ibyuma biri imbere zabicamo kabiri. Rero umunsi none Uwiteka ibakurengere cyane, ibiri imbere yawe bikuyobeye, Uwiteka Imana azabicamo kabiri, azakugirira neza cyane, azagutabara. Uko Uwiteka Imana mu ruhande rwawe, ko byagenda kose, nubwo ibibazo bihari, nubwo indambara zihari, nubwo ukabona hari bigucanga, ariko Yesu aravuze ngo azagukenyeza nubwo utigeze kumumenya, azagutabara, azakurengera. Imana igufashe cyane kwambika impamba nyinshi cyane, Imana ikugirira cyane. Kandi dusome rero, dusome Yesaya ya 50 ku murongo waho wa 7. Kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwana. Icyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Amen. Unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi, umurezi wanjye ninde? Yego, reka ngaho. Amen. Nzagutabara, kuko umwe mazana icyo gituma namwara, icyo gituma ngo mu maso nyakamera ngo umutare. Umurezi wanjye ninde? Uyu munsi wa none Imana izaguteza kurengera. Uko byagenda kose, nubwo ufite ibibazo, nubwo ufite indambara, nubwo ufite ibigeragezo, ariko Uwiteka Imana avuze ngo azagutabara, azakurengera. Uko byagenda kose, Uwiteka Imana giye gukora ibitangaza ku buzima bwawe, agiye kugutabara nubwo utigeze kumenya. Uko byagenda Yesu agiye kukugira neza cyane, ngo bose bazasaza ng'umwambaro, inyenzi zizabajya pe. Abo nabanzi bawe byanga bazasaza nk'umwambaro, inyange zizabajya pe. Uko byagenda kose, Uwiteka Imana agiye kugutabara imbere y'abanzi bawe, agiye kugutabara, agiye kugutekera ameza imbere y'abanzi bawe, babandi baguhigaga, babandi bakurogaga, babandi bakugwanyaga. Uwiteka Imana agiye kugutabara maso yabo bose babireba. Uwiteka Imana agiye kugukenyeza, agiye kukugirira neza, agiye kukwambika imbaraga nyinshi. Uwiteka Imana agiye kuguhindurira amateka, banze babireba. Uwiteka Imana aravuze ngo azagukenyeza ngo utigeze kumumenya. Uwiteka Imana kuvaje kurengera cyane, Imana kwambika imbaraga n'imbabazi, kandi Uwiteka Imana kurengera cyane. Uwiteka Imana akugirire neza, aguhindurira amateka. Uko byagenda kose, wewe ungurikiye, wowe ufite akababaro, wowe ufite agahinda, wowe ufite indambara, Uwiteka Imana avuze ngo agiye kugutabara, agiye kukurengera, ari kumwe nawe, aje mu ruhande rwawe. Witinya, Uwiteka Imana agiye kukurengera cyane. Witinya Yakobo munyuragotwe we. Uwiteka Imana agiye kwemera bitangaza, agiye kuguhindurira amateka. Uwiteka Imana agiye kugutabara, Uwiteka Imana agiye kukugirira neza. Rabbi tutte fona gloria se rabbi menianze, gloria se tutte for libe konse menianze, gloria se tutte for rabbi menianze, gloria se tutte for. Imana agiye gukora ibitangaza ku buzima bwawe, agiye kukugirira neza cyane, agiye kukurengera. Ko byagenda kose, nubwo ibibazo bihari, nubwo indambara zihari, ariko tuza
biranga nuko ukora ibigezo birari ariko tuza Uwiteka Imana giye kugutabara giye kukurengera uko ni nyembaraga ukishobora byose reka ngubyire ngo uyu munsi wa none Yesu akoze igitangaza ku buzima bwawe we wungurikiye Uwiteka Imana wari ufite ubugwayi wari ufite ibigeragezo wari ufite ibibazo bitandukanye ariko Uwiteka Imana avuze ngo aragutabaye azagukenyeza nubwo utigeze kumumenya Yesu aguhumugisha cyane kandi abanzi bawe inyenzi zizabajya bazasaza nk'umwambaro inyenzi zizabajya pe uyu munsi wa none wari kugira ubwoba wari gutinya Yesu ari kumwe nawe Imana igiye gukora ibitangaza ku buzima bwawe igiye kuguhindurira amateka Imana igufashe cyane Imana ikurengera cyane rero Imana igutabare Yesu aguhumugisha cyane wari kumwe na Claude na Jean Claude Imana igumugisha cyane barengere Pastor Imana iguhumugisha nukuri kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ndamwara nukuri cyo gitanga mu maso nyakamira ngo urutare uvuga ngo afite umutabazi yumva komeye ubundi iyo ufite umutabazi nigena mu muhanda urabyumva cyane uko ufite umutabazi nta muntu gukura kuko ufite umutabazi yego iyo ufite umutabazi ntago wagira ubwoba uzagira ubwoba ufite umutabazi niyo umuroza aje avuga ati mfite urandengera mfite umutabazi uri mu ruhande rwanjye uko byagenda kose wanduka wagira ute ariko mfite umutabazi ungwanirira ari ijambo nkunda rivuga ngo reka kubwira Imana ko ufite ikibazo ahubwo bwira ikibazo ko ufite Imana urakoze cyane nukuri nose uravuga ngo urabyika Imana ati mfite Imana ariko byivuga ati ngewe ikibazo nubwo uyu munsi none uko byagaragaza nuko mfite ikigeragezo nuko one day ariko mfite umugabo ndengera we uzagenda ejo mu gitondo yego ndagusezeje mutari uzagenda uko byagenda kose Yesu azakora ibitangaza amen Pastor gukomeza gufashwa rero twageza ni mugoroba eka duhinira aha nundi tuzagaruka dukomeze tuganira imbaraga z'Imana ariko ekabutsa abantu nimero ya telefone amazina yawe nitore rushumbye aho riherereye yego kuko we amahirwe wagize yafunguye banga abantu bazaze musengane dore ko gusengana kuri telefone akenshi nyine ntabwo umwanya yabemeze neza nkuko umuntu yaza mukaba muri kumwe ubaha adresse neza yego murakoze cyane Yesu abahumuje cyane numero yanjye ni 079 6 75 6 Yesu amuje cyane dusengera mu karere ka Nyarutembe umanuka uvuye mu mugi wa Ruhengeri umanuka ufata motoka k'igihumbi kugantu bita mu Cingware wagamo Cingware gukoresha maguru kuva mu Cingware aho dusera minota 10 vango ni mu karere ka Nyabihu umurenge wa Rugera yego akagari ka Nyarutembe yego umudugudu wa Mwambi santere ubwo ni mu Kinkwara ubwo santere ni mu Kinkwara cyangwa se mu Ikoni Imana iguhumugisha urakoze cyane ntabwo abantu bayoba ko na telefone ibihari dusega kuwa gatatu yego kuwa gatatu ni icyumba cy'amasengesho ku cyumwe nibisanzwe yego kuwa gatatu tuzaza kubabera umugitsi mwana igiza dushoboza imaze abashoboza reka dusoze n'isengesho ni karibu Mana turagushimye Mana turaguhimbaje muri amasamwa Imana data mwiza dusenga mwami Imana bari badukurikiye ku ijambo ryawe ubagirire neza wambika imbaraga zawe watamwa mema watandatu ku mukozi umuhanga kandi wahumugisha mbagaza woziganze wahumugisha kongorode kuko Uwiteka Imana umurengeze karihimbazwe uhaze kwifuza kwe koze kubyumvisha mu Yesu urakoze amen